muraho neza mwese ngira ngo reka twumvire hamwe twese ikiganiro cyatambutse kuri radio Itahuka umunyamakuru cyangwa umusesenguzi Metre Rusagara Inyasi yagiranye na Fande General Kayumba Nyamwasa. Mwese mukurikire ikiganiro ndabatumiye mu rwego rwo gusubiza Kagame ijambo y'amagambo yagiye avugira hariya muri Unity Club intwara rumuri cyangwa tuzita intwara mwijima kubera amafuti ababirimo. Reka tukurikire iri jambo. Bafanye ngendo aho mudukurikiye muri hirya no hino, ndagira ngo mbanze na mbere mbacire muri iki kiganiro giye kuganira n'umutumirwa wacu inaka mu Nyamwasa uhereye muri South Africa. Nabagira ngo rero inaka mu Nyamwasa mbaze musuhuze uraho bakomeye. Mukomere Metre Rusagara, kandi mwakoze gutegura ikiganiro. Ubwo rero mubonera umwanya wo gushimira we na bagenzi bawe akazi mukora no kugira ngo ibi byose bishoboke, abamushimiye. Murakoze cyane General Kayumba, ninjye gushimiye cyane kuba uyu munsi utubonanya kugira ngo biciye kuri Radio Itahuka uze uganire n'abanyarwanda. Hari hashize iminsi myinshi, hari hashize amezi menshi abanyarwanda abantu batandukanye bakomeza kutubaza General Kayumba ko atakiboneka araho. Mu bihe byashize rero kandi ngira ngo nawe warabyumvise warabibonye, bagiye bavuga ko wapfuye kandi bavuga ko waguye iminembwe. Bagira ngo General Kayumba mbaze mubaze iho. Urakoze cyane Metre. Icyiza noneho ni uko n'ikiganiro cyawe wagikoreye kuri video, ubwo ndibwira ko abantu bambona kuba ndiho ibyo nanjye narabibonye. Ni propaganda ihoraho itagirangira imaze imyaka, ndakeka ko ubu kuva mu bihumbi birahari na gatatu na kane, igihe nibwo izo za propaganda zatangiye kugeza aho tuviriye mu Rwanda. Ariko rero igihe bagize ibibazo rero mu Rwanda kandi bafite byinshi batezana byinshi, bashakisha uburyo ubashyira mu majwi. Ariko kenshi n'igihe bavuga ko nagiye i Burundi, ndi mu Minembwe, ndi muri Kinshasa, ariko cyangwa yenda Kampala n'ahandi. Nkibaza ngo harya ubundi ngiyeyo byadutwaye iki? Bo ntibagenda, Kagame ko ari ugenda kurusha n'abantu bose. Njye ngiye naho aho bavuga nahagiye, kuki njye ntagenda we ko agenda? Kandi njyewe ngiye nagera ku mafaranga yanjye, ntabwo nagendera ku mafaranga y'igihugu. Ibyo rero nabyo ababivuga ni campaign, ni propaganda, no kubimuza. Ariko icyo warumbajije ndiho, ndacyahari, kandi buri muntu abagizagira umunsi we wo gupfira, ntabwo upfa ku munsi w'undi muntu. Uburyo bwose ubwo wapfa n'abavuga ibyo ngibyo nabo ntabwo bazabaho ubuziraherezo, kandi nabo bishe nta nubwo yenda abana bariye, kandi nubwo banabishe n'ibibazo byabo ntabwo bigeze birangira. Wait, how old is the new hire? I don't know, but he literally uses Excel. Kuko byarakwirakwijwe cyane kandi rimwe na rimwe binandikwa n'ibinyamakuru ubona biba bitangaza inkuru za leta. Tukwakira rero igihe kinini nkuko nari maze kubivuga utaboneka. Hari byinshi byabaye mu karere, ku isi hose, ariko by'umwihariko mu Rwanda. Twakiriye rero nk'inararibonye
umusirikare utari umusirikare gusa, w'umujenerali, umunyapolitiki kandi w'umudipolomate. Ikiganiro turi bugirane uyu munsi rero kikaba kibuze gukora muri izo mpande zose, ariko nanone abadukurikirana bagiye bamaraga kumenya ko uzagira ikiganiro kuri radiyo itahuka kuri uyu munsi kuri iyi saha. Hari ibibazo byinshi batwohereje, nibwira ko bimwe muri byo biza kubonerwa ibisubizo ko ni byinshi cyane, ariko reka duhere mu karere duherereyemo, akarere u Rwanda rurimo. Duhere ku bibazo cyangwa ku kibazo cy'intambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Intambara imaze kuba ubwa kenshi, ariko kuri iyi nshuro ikaba ari intambara twavuga yatangiye mu mwaka w'ibihumbi 2021 ishira ikaba igejeje uyu munsi. Uburyo iyo ntambara yatangiye ugereranyije n'izindi ntambara zose zagiye ziba muri Kongo guhera muri za 1996, niyo ntambara imaze igihe kinini ndende. Itangira abantu bibwiraga ko ishobora kuzarangira gutyo, ariko ntabwo ariko byagenze, iracyakomeje. N'izindi initiative zigenda zibura rero kugira ngo ishobora kuba igiye kurangira. Jenerali Kayumba nk'inararibonye mu bya gisirikare kandi uzi neza ko ari akarere by'umwihariko, imiterere y'iriya ntambara ni intambara bwoko ki? Imiterere y'iriya ntambara ni ibyo bita mu gisirikare unjust war. It's an unjust war, kandi n'intambara idafite injyana mu buryo bwa politiki cyangwa mu buryo bwa strategy, ariko n'intambara idafitiye akamaro abayirwana cyane cyane ku ruhande rw'u Rwanda. Ziriya ntambara rero ubona muri Kongo, ndibwira ngo iriya ni nk'iya kangahe uhereye muri 1996, izo muri 1998, izo muri 2002 na 2003, za 2009 za Nkunda za CNDP, za M23 za 11 na 2, noneho niyinjiye. Icyo mvuga rero ko ari intambara itatekerejweho mu buryo bwiza cyangwa mu buryo bwa politiki. Muri 1998 intambara yo muri Kongo ariyo ntambara ya kabiri, abenshi twarayanze. Turavuga tuti iyi ntambara mu buryo bwa politiki imaze iki, cyangwa mu mibare y'abaturage iyi ntambara mubona izatumarira iki? Intambara yarabaye icyo gihe twari duhari, iba tutanarishaka, turanabirwanya, ariko twategekaga igihugu, intambara iraba. Na parlement yo mu Rwanda nta nubwo yarazi ko iyo ntambara ihari. Ndanakeka n'uwari perezida Bizimungu nawe yagiye kumva iyo ntambara yaba atazi ibyo ari byo. Ariko narizi ko abantu bafite icyo bashobora kwiga muri ziriya ntambara, kuko iriya ntambara yo muri 1998 twapfushije abasirikare benshi cyane. Mujya mwumva ibintu bya za Kitona, buriya twapfushije abasirikare benshi cyane, abandi baguye hara za Kisangani turwana n'Abaganda, abandi baguye no mu bindi bice byo muri Kongo. Ariko wibajije ukavuga uti ko twagiye muri Kongo muri 1998 twungutse iki? U Rwanda wavuga ngo iyo ntambara twungutse iki? Noneho kuri kibazo za CNDP n'iza M23 zo mu 2000 kuva mu 2009 kugera mu 2012, u Rwanda rwungutse iki? Ubundi mu buryo bwa politiki rero umuntu akwiye kuvuga akavuga ati iyi ntambara twakoze ya mbere ko ntacyo twungutse, iyo tuzayungukira mu iki? Noneho mu buryo bwa politiki abantu bakora icyo bagomba gukora. Ikindi ni uko abantu bakwiye kumenya, bakamenya imibereho y'abaturage igihe igihugu giteye ikindi. Rimwe kabiri, urwango utera muri ako karere no muri abo bantu ruzamara imyaka n'imyaniko. Kagame atakiriho, abakongomani ntibazigira bakunda abanyarwanda. Ibyo biramujya mubona bavuga batabatutsi, mukabona barabatuka, barabanga, baragera ugahindukira uti banga abatutsi. None se
wowe niba uvuga ngo wateye igihugu ngo wagiye kurokora abatutsi andi moko yose ugasanga babavanye mu byabo abantu bose barapfuye imyaka 30 wumva bagukunda ugirira n'aba bantu ukibwira ko abantu bo bazagukunda. Ikindi ni abanyarwanda mu karere ariko biyenda no kubyirwa n'umwihariko abatutsi ndibonera hano muri South Africa uvugana n'abantu ba hano muri South Africa n'abategetsi bamenya kuri umututsi bakakubona nabi bazi ko abatutsi ari abantu bateza ibibazo kandi ibyo baba babibona kuko iyi myaka yose 30 nuko byumvikana ariko ikibazo cy'abatutsi babitera kuko nta wundi ufata abatutsi ngo bicaze ababaze niba iyo ntambara bakwiye kujyamo bakabona gusa bakabona abana babo baragiye iyo ntambara bakayibagerekaho abana babo bagapfa ntibashoboye no kubashyingura kandi no muri izo ntambara abana babo ntacyo bunguka. Ibi rero icyo nashatse kuvuga ni ko ziriya ni intambara zishingiye ku buhubutsi zidashingiye ku gutekereza mu buryo bwa politiki zidashingiye ku gutekereza mu buryo bwa strategy kandi zashingiye ku gutekereza no mu buryo buri operational ngo n'utangira ubare uvuga iti zizapfusha abantu bangana gutya kubera iki ishaka kugera kuki. None se ku ngubu iyo myaka uvuga kuva mu 2021 kugeza 2026 baracyari hariya muri Kivu ubutegetsi babukuyeho kandi byari byo byose ibihano biraza buri munsi abantu barapfa buri munsi urwango ruriyongera. Iyo ntambara wumva ari intambara iteye gute? Ni intambara idafite ukuri ishingiye ku kinyoma ariko ishingiye no ku mitekerereze mibi. Jean Kayumba barayisobanuye kandi ingaruka zayo zirigaragaza ntawavuga ko zitagaragara. Zimwe muri izo ngaruka twabonye ntabwo bijya bivuga ko abasirikare b'u Rwanda bapfuye, tubona gusa mu maraporo mpuzamahanga kandi akozwe mu buryo bwa gihanga bavuga bati irimbi rya gisirikare rya Kanombe ryaragutse ku buryo budasanzwe mu majyaruguru yiyongereye bingana gutya burasirazuba no mu majyepfo bakabigaragaza mu buryo bwa gihanga kandi butavuguruye. Ibyo bikiyongera no kuba abo basirikare bari muri iyi ntambara ni abavandimwe bacu ni inshuti zacu ku buryo tumenyere amakuru n'imiryango yabo n'ubwo hagereza kugenda basamaje. Jean Kayumba zimwe mu ngaruka zabayeho ni ibijyanye na sanctions. Bijya gutangira mbere na mbere byatangiye sanctions zifatirwa Captain Niragire yari umuntu muto cyane. Nibuka ko icyo gihe hari icyo bivuze uvuga ko buriya adakwiye kurebwa Niragire ahubwo bakwiye kurebwa uwatumye Niragire. Byarakomeje bitwa abanyangumba barahanwa, Nyamvumba mutoya, Kabarebe n'abandi ariko biza ku kibazo gikomeye cyane aho byageze naho umugaba mukuru w'ingabo afatirwa sanctions awe General Mbaraka Muganga, General Nyakarundi nawe afatirwa ibihano, Gashugi wa Special Force na General Kikasi afatirwa ibihano. Ariko hejuru y'ibyo ngibyo na RDF yose n'igisirikare nayo ifatirwa ibihano. Nyuma yaho nanone haje ko ikigo cy'u Rwanda gicuruza gold na cyeje ubundi bagifatira ibihano. Nagira ngo Jean Kayumba numve wabaye umusirikare muri kiriya gisirikare kandi wanayoboye kiriya gisirikare, ubyumva gutyo bigeze ahantu ku rwego rwaho umuyobozi w'igisirikare uri mu mwanya wigeze kubamo afatirwa sanctions ntibinarangire naho ngaho na land force Nyakarundi nawe agafatirwa ibihano birangira ngaho na RDF yose institution nka RDF nayo igafatirwa ibihano. Jean Kayumba byumva ute kandi abanyarwanda bakwiye kubyumva bati? Birakoze cyane biriya ni ibintu bibabaje cyane
mbere bagifatira uriya ni bagira kumufatira sanctions ubundi ubuyobozi busobanutse ibyo byari nka warning ni umuntu ushaka kugira ngo arakwereka ati n'ibindi bizaza icyo gihe rero bari bakwiye kwihana bagashaka ko bavugana na Kongo ikibazo bakakirangira ikibazo kikarangira burundu bitaragira ngo bizamuke ubwo rero byavuye kuri Niragira ari umusirikare wa hasi noneho birazamuka bigera kuri operational level rero ni bari abanyakarundi nabo ba Karusisi aho ni kuri operational level niyo gafata Kabarebe bamufatiye sanctions ngira mtegera kiri state minister aho ngaho ni ku rwego rwa police cyangwa ku rwego rwa strategy aho bafatiye umuntu ibihano rero byarazamutse bigera kuri ku rwego ruri institutional ni ukuvuga ngo RDF ubu ngubu is a pariah force ni ukuvuga ko n'ubu ngubu n'abantu gukorana na RDF ni ikintu kigoye cyane ibi rero igihugu kiba gisigaye ariko aba basirikare bose abo ngabo bato abo rwego rwo hagati n'aba ku nzego nkuru ubu ngubu nta naho bashobora kujya bashobora kugenda akajya Uganda akagera gute ariko mu bihugu bimwe bashobora kutabikandagiramo ubajyana muri ziriya ntambara we aracyagenda aracyakora ibyo akora bo ibyo ntibishobora kubashobokera aho rero niho umenyera ikibazo aho gishingiye ni ukuvuga ko umuyobozi wa kiriya gihugu ntabwo ajya atekereza abandi bantu ngo avuge ati ibi byo turimo ingaruka ku bandi zizaba izihe ni bya bindi byo yavuze ngo igihugu azagisiga uko yagisanze uvuga ngo noneho ubu nibarangiza kuva kuri RDF amaherezo bazafatira igihugu cyose ibihano nyamara gufatira igihugu ibihano hazakurikiraho iki abaturage bazabura imiti abanyeshuri bashaka kujya kwiga bazabura aho bajya abo basirikare uzasanga n'izo mbunda bafite badashobora kuzigira ejo n'ejo bundi ubona igihugu kirahenda icyo navuga rero kubireba izi sanctions ahubwo abazifata baratinze kandi ibyo bitinda kubera iki icya mbere ni ukubera za ruswa batanga aho iwanyu muri Amerika babyita ngo ni lobby ariko ubundi ni ruswa izo zikabafasha kugira ngo babe basunika gahoro icya kabiri ni kiriya kibazo cya jenoside bajya babona bakavuga u Rwanda bati bagize jenoside no kubashyiraho ibindi bihano ejo n'ejo bundi yenda abantu bakumva hari izo mbabazi ariko ibyo byaha no kubikora n'ahandi noneho icyo warumbajije uti ibibazo bijyana n'ibihano wowe ubibona gute uko mbibona ubona ko igihugu kiyobowe mu nyamaswa kiyobowe mu nyeshyamba intambara twazigiyemo kuva muri za 80 mu myaka y'ibihumbi kimwe za 80 magana cyenda na za 80 icyo gihe intambara zari popular zikitwa liberation struggles nyuma yaho ibintu byarahindutse intambara yabaye icyaha today war is a crime kiriya gihe byari byoroshye international community yarahindutse human rights zarahindutse kandi icyo gihe twari ku isi yaho na communism na capitalism barwanaga umwe agafata uruhande undi agakora ibyo ashaka undi agakora ibyo ashaka ibintu byarahindutse Kagame rero njye mbona aracyari muri ya myaka ya za 80 90 aho niho yaheze kandi isi yaratambutse ubu muri iki gihe abantu ntabwo bakijya mu ntambara
abantu bajya mu biganiro bakumvikana mbere na mbere n'abaturage babo. Icya kabiri bakumvikana n'abaturanyi. Icya gatatu bakumvikana n'ibindi bihugu by'amahanga, international relations. Kagame rero we ibyo ntabwo abizi. Icya mbere ntabwo ajya amenya ko ari ngombwa kuko ugomba kumvikana n'abaturage be. Niyo mpamvu n'ubu abamubwira ko akwiye kuvugana n'abatavugana rumwe nawe, we yumva agomba kubica. Ahubwo ati nzabica nizo za FDLR nzagere ku wa nyuma. Ariko abo muri FDLR ushobora kwica umwe, undi akavuka, undi akagira gute, ntabwo bizarangira. N'abashatse kwica inyenzi abandi baje kuzana ikindi gihe bafata igihugu. Nawe rero ibyo kuvugana n'abaturage ntajya agitekereza. Icyo ni kimwe. Icya kabiri yibwira ko ibihugu aturanye nabyo agomba kugenda akabihonyora nk'uko ahonyora abaturage b'Abanyarwanda. Ubu rero yabahuguye nyine Kabila ashyiraho umuhungu we, ariko noneho haje undi amubera ibamba, na nyuma y'uyu nguyu yenda hazaza undi yenda urusha ubukana Kisekedi. Ibizakurikiraho ntabwo tuzi ibyo ari byo. Igihe rero abwira Abanyarwanda ngo mugomba guhangana, kugira ngo mujya mubibona mugomba guhangana. Mu bindi bihugu aho isi igeze ubu ngubu, abandi bategetsi, abandi bayobozi babwira abaturage babo mugomba kumvikana hagati yanyu, kumvikana n'abaturanyi, kumvikana n'abo muhahirana. Ariko mu Rwanda bababwira ngo mugomba guhangana. Igihe umuyobozi abwira abantu ngo nimuhangane, kuko wumva ari mu gihe tugezemo ubu ngubu. Ibyo byo guhangana ni ibyo gihe za kera za 70-80, icyo gihe nibwo abantu bahoraga mu byo guhangana. Muri iki gihe abantu bajya mu biganiro kumvikana aho n'isi igeze. Murakoze. Introducing Airtel 4G. Stay in control of the game while enjoying crystal clear HD calls with friends and loved ones. Urakoze cyane agena kwa masuri nyuma gatoya kuri sanctions. Kagame nta sanctions yigeze abona nk'umuntu, wenda niba hari n'ibimugeraho nta kiratangaza. Ariko yabwiye abasirikare na RDF bo bafatiwe sanctions arabahumuriza ati mukomere, iyo ni badge of honor. Kayomba iyo ni badge of honor koko. Mubaraka Muganga, Nyakarundi n'abari abajenerali bandi bicare batuze bumve ko bambaye badge of honor. Urumva dictatorship buriya ni igitangaza cyane. Kuba muri dictatorship ni ukugorwa. Ntabwo washaka kubifatira sanctions kandi yenda washaka kujya kureba umwana wawe yenda muri Amerika cyangwa mu Bwongereza cyangwa hehe, ntushobora kujyayo. Barakubwira ngo ni badge of honor. Nta nubwo yaba badge of honor waragiye muri Kongo utazi n'icyakujyanyeyo. Ese yaba badge of honor gute? Yaba ari badge of honor ari uko ibyo urwanira ari ibintu bifitiye igihugu cyawe akamaro. Ariko mu gihe muri Kongo kujya gusahura, abantu barimo kuvugiza induru za raporo z'isi yose, group of experts, UN, everywhere, barimo kuvuga ko muri abasahuzi. Umuntu akubwira ngo ni badge of honor. Ese wowe urakora ibintu by'ubwicanyi, urakora ibintu by'ubusahuzi, barimo kubikorega ku isi, umuntu akubwira ngo ni badge of honor. Ariko of course Kagame we kuba yavuga nk'ibyo ntabwo bijyantangaza. Uti ibyo nibihe yakuza akora. Njye bwa mbere nagiye kujya kumubona, mubona ku muhanda ari aho ngaho akora ibintu by'ubusaho, by'amasheka apfuye, by'amaguru adapfuye, ibintu biri kuri mino yewe n'ibyakuriyemo. Rero kubikoresha abandi yumva ari badge of honor. Ariko kuri ntabwo ushobora kuba umuntu akakubwira ngo uriba, urimo kwica abantu, ateye igihugu cy'abandi, umuntu akakubwira ngo ni badge of honor nawe ukabyemera. Bariya bo ntabwo babyemera. Ariko in a totalitarian state, aho institutions zose zafashwe, judiciary ntikora, ngo ibaze executive iti dukora iki muri Kongo. Rero n'umusirikare avuge ati no, twagiye muri Kongo, ibi ngibi ntabwo ari byo,
dukwiye gushakira urukiko rukwiye kubaza ibitego twagiye muri izi ntambara zitigeze ziba sanctioning n'igihugu. Ibyo ntushobora kubibaza. Cya gatatu, iyo umwana waguye hariya ntubaza na ino totalitarian state rero Kagame avuga nka biriya bagakoma amashyi. Wapfushije umwana watamushyinguye agakoma amashyi ngo ni badge of honor, kandi umwana wawe yarapfuye yagiye gusahura. Ibyo rero ni agashinyaguro byo kuvuga ko wagiye gusahura isi kuvugiza induru uranze ko abantu ni badge of honor. Ibyo ni ubwo muri totalitarian state nk'u Rwanda. koze cyane Kayumba bibabaje ko Kagame nawe akunda abona nawe yakwishimira kwambara badge of honor, ndetse afite n'abana b'abasirikare nawe yakwishimira ko iyo badge of honor bashobora kuyambara. Reka wenda dutegereze umunsi umwe kugira ngo tuzabone ko Kagame byaba avuga bakomeje koko nigiye wenda azohereza umwana we nawe kuba yakwambara iyo badge. Reka none Jacques Kayumba hari ibyo wavuze nibwira ko abanyarwanda bakwiye kumva cyangwa se kumva icyo utekereza. Uravuze uti izi ntambara nta kindi zatwunguye zo sibye kuzana urwango, ariko by'umwihariko urwango ku Batutsi. Rimwe na rimwe ngibi iyo bivuzwe n'undi muntu bikunda kumvikana kumva, ariko Jean Kagame amaze kuri Umututsi nta rwango rw'Abatutsi, nta n'umwe Abanyarwanda ufite urwango, ariko ntiwarengana n'abandi ngo ugire urwango rw'Abatutsi kandi uri Umututsi. None maze iki kintu cy'intambara zimaze imyaka 30 batera mu izina ry'Abatutsi ko bagiye kurengera Abatutsi, bigakuba ko n'inzango ingano nyinshi ukagenda ukica abantu barenga miliyoni 10 nk'uko bivugwa byaravuzwe, ariko ukumva ko abantu bakisukomeza gukunda Abatutsi. Jean Kayumba birumvikana ikijyanye n'urwango abantu bagirira Abatutsi kirumvikana, kandi waravuze uti no mu office ya hano yata abantu bakavuga ko Abatutsi ari bo batera ikibazo kuko ari abantu b'abakubakanye. N'inararibonye muri politiki utekereza ko ikibazo kizarangira gute ku buryo Abatutsi bisanga babana neza n'andi moko, nta ntambara zihari, nta mwiryane n'inzara? Icya mbere uruvuze uti abana be no muri Kongo ntabwo bajyayo. Nibyo ntibashobora kujya kuko umwe arinda se abumbaje pe, undi aba muri NSS. Abo ntabwo bajya muri Kongo. Urumva abandi bana niyo bagore yoza ko ari badge of honor nkuko wari wabivuze, abo bana be twakabaye tubona bari za pingano za masese n'andi, ariko ntabwo bashobora kujyayo. Niba ari badge of honor yakajyana yandi. Ibyo rero byo uvuze uti ibibazo byo kwitirira Abatutsi ni ibintu bibaje cyane, nibo bibaza cyane, nanjye ndimo cyane. Igihe cyo muri iki gihugu yenda akaba hari inama ziraba zimwe bakazidutumiramo, noneho bakatubwira bati ibintu twumva ko abantu bagiye muri Kongo mu kujya gutabara Abatutsi, ati se bariya bandi hariya amoko yo bo bazatabarwa nande? Ikibazo rero igihe ukoze ibyaha nk'biriya ukabikora mu izina ry'abantu runaka kandi ugifite ubutegetsi, biragoye kugira ngo noneho abantu bumve basobanukirwe baboneye imyaka yose abantu barimo gupfa. Kuko iriya ntambara irangiye, ziriya ntambara zirangiye, abantu babigiramo inyungu cyane n'Abatutsi nibo babigiramo inyungu, kubera yuko abana babo n'urwo rwango bagabanuka. Ibi ndabivuga ndavuga ko Abatutsi ziriya ntambara zishyigikiye, ntabwo ari byo. Nabikubwiye tubitangira, muzarebe bariya Abanyamurenge kuva muri 1996 intambara ziba bati intambara ni z'Abanyamurenge. Kagame afata ubutegetsi, nako Kabila afata ubutegetsi, Abanyamurenge barapfa. Umuhungu we aza kumusimbura, Abanyamurenge barapfa, n'Abanyamurenge barapfa. Ariko unagaruka ati niyo ntambara ni y'Abanyamurenge, na Kabila bakamugarura, none ubundi bakaba yaragiye kurwana izo ntambara z'Abatutsi, kandi kiriya gihe ariwo wabicaga.
bashaka rero mubwire ngo igihe tuvuga ibi ngibi biratandukanye, ntabwo bagera mu butegetsi noneho ibyifuzo byabo bihure, kuko ubu ngubu naho barimo kurwanira hariya ntabwo bahuje ibitekerezo. Abakongomani barashaka igihugu cyabo, bashaka kujya kandi mu gihugu cyabo bazakiyobore, bumve umutungo wabo w'abakongomani bawufite bawujera ari uwabo. Kagame we yibwira ko azafasha abakongomani noneho agakomeza akabasahura, n'abariya n'ubwo afashe ubutegetsi yarwana nabo. Ni nka kuri yuko mwabonye twafashe ubutegetsi kwa Kabila twaramufashije tumufatira ubutegetsi, ariko ntabwo abanyarwanda cyane cyane navuga Kagame yigeze areka Kabila ko ayobora Kongo. Niyo mpamvu yagiye akamushyiraho Kabarebe akamugereka hejuru. Ibyaciye kabiri biba byashwanye, Kabarebe baramwirukana. Kubera iki se? Ni ukubera yuko Kongo ntabwo ari igihugu cy'abanyarwanda, ni igihugu cy'abakongomani. Ntabwo rero wavuga ngo nafashe igihugu cy'abakongomani nzakomeza nyisahure abakongomani babyemere. N'abangaba bari n'uyu munsi na hariya za Bukavu bari na za Goma, nzi ko batishimye, turabikurikira twese turabizi. Maze rero impamvu ziriya ntambara za Uganda zakunze zari intambara z'abanyagihugu barwanya ubutegetsi bwariho bafite ibyo bashaka guhindura. Iyo ikaba ari impamvu yumvikana, abaturage bagahaguruka, abatari n'abasirikare nkatwe, intambara mukayirwana mukayitsinda mugashyiraho ubutegetsi. Uko bihagaze muri iki gihe ntabwo mbizi. Iriya ntambara yo mu Rwanda ukuntu byagenze, abatutsi bari bamaze imyaka 30 mu buhunzi. Iyo ari impamvu ikomeye cyane, kubera yuko icyo gihe Habyarimana yavuga ngo u Rwanda ni nk'ikirahuri cyuzuye, mushyizeho n'igitonyanga cyameneka. Abanyarwanda baje kwirukanwa mu Buganda muri 1982, 1986 Habyarimana yongera abirukana abasubiza mu Buganda. Ubwo rero basubiye mu Buganda bavuga ati se Museveni yo ko ari ahangaha nazongera kutwirukana bizagenda gute? Byari ngombwa rero ko abantu bakajya muri iyo ntambara. Kubera izo mpamvu rero intambara barayirwanye barayitsinda. Hajya gukurikiraho iki? Hagomba gukurikiraho kumvikana, kuko abari batsinze ari twebwe RPF. Twari dukwiye kuba tuzi neza ko 1959 ubutegetsi bwari buriho bwavuyeho. Abari barabufashe banze kuvugana n'abari barahunze, haza kuvamo rero iya ntambara yatangiye muri 1990, abari bafite ubutegetsi barabutakaza. Abantu muri iki gihe rero nabo ntibashaka kuvugana n'abo batumvikana nabo. Igihe kizagera burya, kuko n'aba ngaba abandi barwana ubu ngubu bafite impamvu biriya bintu bizahinduka. Intambara y'abacengezi rero nayo nibwira yenda ko tuzakuza kugeraho mu bundi buryo, kuko yenda tuza ku mwanya kugira ngo tubigane ko nubise bayivugaho mu minsi ishize. Iyo ntambara y'abacengezi nta kuntu utajya kwitsinda, kubera yuko abacengezi muri kiriya gihe baza muri 1997 kugeza muri 1998 irangira, byinshi ariko twayirangije. Abacengezi ntabwo bigeze bagira political program yumvikanaga, kuko twagiye tubafata nabo bamwe mu Rwanda basigaye babyivugira bo ikibazo cyabo cyari ukuvuga ngo turajya kurwanya abatutsi tubavane ku butegetsi twongere tubufate. Kandi gahunda yabo bari bafite n'icyo gihe nyine na hariya mu Rwengero za Gisenyi umututsi baramubonaga bakamwica. So nabo ntabwo bari bafite impamvu yumvikana. Aho bitandukanye rero uko wari ubivuze nibyo, ni uko impamvu ya ziriya ntambara ziri ngubu itumvikana, kandi ariyo mpamvu batarimo kugira ngo bateze imbere, kubera yuko n'abariya abakongomani bavuga ko bafasha iriya ntambara nabo ntabwo bayumva. Murakoze cyane. Happy birthday America. Happy birthday, America! Happy birthday, America! Urakoze cyane Jean Kayumba. Rero birumvikana
tugiye kujya mu gice cya kindi cyo abamukurikira abandi bizakora ikiganiro bakatwara ikibazo byinshi tuzi kwibaza ariko reka mbaze ikibazo gisoza cya nyuma nikoze nk'inararibonye kandi nk'umusirikare ubona ayoboye igisirikare yari mu Rwanda bavuga ko yari intambara idafite impamvu ko nta n'ahantu izajya kuba bakuzana bitinda na mbere wanavuga uti muri 1998 ko abasirikare benshi bagomba gufungutse iki uburyo igisubizo mwagomba kwiga byumvikana ko iki gihe mwagombaga kuba izo ntambara zarahagaze kubera ko iza mbere Shaka Kayumba iyo ntambara iriho irimo abasirikare Rwanda bamwe mwaranakoranye nibo bayobozi bayobora uyu munsi harimo na Kagame kandi nawe mwakoranye niyo nta muhungu wagira Kagame commanders RDF muri rusange cyane cyane ku bijyanye n'iyo ntambara. Icya mbere namugira ni ukumvikana immediately n'ubutegetsi bwa Kongo akicisha bugufi bakavugana bakumvikana ko iriya ntambara irangira kuko umunsi yenda yaba muri Kongo akavamo atsinzwe yirukanka n'u Rwanda ngarwo rushobora kutabaho. Icya kabiri aramutse avuganye n'abakongomani akavugana na Kisekedi bagashakisha uko biriya bibazo byarangira akanamugaragariza ko yamuhemukiye kuko twese turabyibuka Kisekedi akiba perezida nize kumubona ku ifoto ari i Kigali we na Kagame bicaranye ikiganza mu kindi nigeze kubona umugore wa Kisekedi ari i Kigali ubona nyine ko yisanze ukibaza uti M23 yaje kuza gute noneho rero ukamenya uti wateye undi ikibazo n'undi ufite yenda ko nakivuga uwateje biriya bibazo iyo niko nari mbivuze ninde ukwiye no kwiyoroshya akagenda akabwira uriya ati ibibazo reka turi uko twabivamo. Iki nicyo kintu cya mbere. Cya kabiri cyakurikiraho rero ni ukuvana ziriya ngabo akazivana muri Kongo tuba tuzikura muri Kongo bariya abasirikare bo muri M23 bamwe bishoboka bakabashyira mu gisirikare cya Kongo noneho icyakurikiraho ziriya mpunzi z'abanyarwanda ziri mu Rwanda n'abandi bakongomani bagataha. Icyo kibazo niko cyarangira ariko kikarangira u Rwanda rwiyoroheje kuko nibwo rwateje ibibazo. Nayo njya guhaguruka uti FDLR uti iki kandi uzi kubeshya kuko aho tuvugira ubu ngubu muri teritwari ya Nyiragongo iyoborwa na M23 na RDF. Teritwari ya Masisi iyoborwa na RDF na M23 yewe na South Kivu iriya yose nibo bahayobora. Mbese iyo FDLR bavuga ibahe kuri bo bahayobora bavuga ko bashakisha neutralization kuki batabikora bakabirangiza muri iyi myaka yose 30. Rero byo kwitwaza ko uzica andi moko kugira ngo ushakishirize abatutsi amahoro ibyo kumva ko uzajya mu gihugu cy'abandi ukakiyoboza imyaka 30 ibyo ntabwo bizazana amahoro. Ariko mu gusubiza ikibazo cyawe icyande nuko Kagame yakwiyoroshya akavuga ngo Kisekedi noneho bakumvikana uko kiriya kibazo cyarangira. Icya kabiri akavana ingabo ze muri Kongo. Icya gatatu bakareba uko bari bo muri 23 bajya mu ngabo
icya kane ari nacyo cya nyuma Kagame akavugana nawe n'abamurwanya abatemeranya nawe, kuko ntabwo uzabwira Kisekedi ngo yavugana na M23 ngo bashyire mu gisirikare, wowe abakurwanya ukavuga ngo nzabica kugera ku wanyuma, ntibizakora. Kuko ibyo nibyo uzavuga uti yenda ni FDLR yenda idafite ingufu muri iki gihe, mu myaka iri imbere yenda izagira izindi ngufu usanga wongeye basubiye muri Congo. Ibyo rero ko njye ndumva kugira ngo icyo kibazo kirangire nuko byakorwa. Murakoze. Imagine you're a broke art student from Sheffield. Your band's been going absolutely nowhere for over a decade. You can't afford to eat properly. Murakoze cyane Jean Karimba, ndibwira ko Kagame nawe arimo kukiganiro arabyumva, ni inama itishyurwa abonye kandi inama yatuma amahoro aza yayikonsideringa igihe yabona biri ngombwa cyangwa n'abamugira inama nabo bakaba bamugira inama ko ndibwira ko ari inama nziza. Jean Karimba rero reka tujye ku bibazo cyane cyane abantu batwandikiye igihe bamaraga kumenya ko muzaza kuri radiyo itahuka mugakora ikiganiro. Ibibazo ahanini bishingiye kuri Unity Club. Unity Club rero akaba ari umuryango mu Rwanda, numva nta sinzi ibyawo cyane, ariko ni abantu bari muri cabinet cyangwa babayeho ba cabinet members n'abafasha babo bahurira aho ngaho bagakomeza bakaganira. Umuryango rero uyoborwa na Madame First Lady Jeannette Nyiramongi, ayobora igihe kinini cyane, ariko ndumva mu byonzi nta hantu uzi ko iyo Unity Club iteganywa n'amategeko, ariko mwebwe mwabaye hariya mushobora kuba munabizi neza amavuko n'amavuko ya n'icyo yiganisha. Mbere yuko ninjira muri ibibazo rero, abantu bagiye batwandikira tukubaze byinshi, baza kubaza ikibazo ku kindi. Numve twabonye Unity Club, bona niho twaboneye bwa mbere icyubahiro kidasanzwe kuri First Lady wo mu Rwanda, tutize tubona ahandi mu bihugu bitandukanye n'aha ngaha dutuye, aho tubona ministers, abadepite, abategetsi batandukanye cyane barimo n'abasirikare bakuru, abajenerali, abakoloneli, bose basa nkaho bapfukamye cyane imbere ya First Lady. Ndibwira ko imaze kuba gatatu yikurikiranya. Ubwa mbere yajemo bingira agira n'ibintu avuga, ariko mu byo yavuze cyane yaravuze ati njye mfite n'igihumbi imbere yawe First Lady. Tuza kubona Unity Club ya kabiri nayo iherutse kuba mbere byashize Kagame adahari, hajemo Jean Samukaka, hajemo General Keke, hajemo na Colonel Twahirwa Dodo. N'iyi y'ejo bundi rero nayo yarongera aba Kagame noneho anaharanira n'ibyo avuga. Mbere yuko twinjira mu byo bavuze ko hari ibibazo byinshi batwandikiye tuzakubaza, Jean Karimba we Unity Club ibona ute, mu rwego bwoko ki? Rimwe tubona iri muri building ya Parliament, ariho First Lady iyoboreye, umugabo ari president yasohotse muri Gatanazi, ubundi tukabona mu ntara arena n'ahandi bikarushaho gutera ikintu kimeze nka confusion. Jean Karimba we muyibona muteye Unity Club mubibona mute? Rusagara, ndibwira ko ikintu cya Unity Club iba bwa iyo ya mbere, ushobora kuba naragiranye ikiganiro nawe ngira icyo mbivugaho, ariko ntabwo nari nzi, ntabwo niyumvishaga kiriya gihe ko ari ibintu bizakomeza mu mwaka cyangwa amezi 6 ahari, ndakeka ko ari nk'amezi 6 bikaba bikorwa muri buriya buryo bwikurikiranya. Buriya rero ntabwo ari ibintu bya coincidence, ibintu bishobora kuba biba ngo bibe kubera yuko bitatekerejwe. Icya mbere kugira ngo bibe kenshi ni kugira ngo First Lady ahore mu maso y'abanyarwanda inshuro nyinshi cyane zishoboka, kandi zibe kenshi cyane yicaye imbere yabo bamubwira nyakubahwa First Lady, bamuramya, bamwereka ko bamutinya, banamwereka ko ari we inyuma y'umugabo we ari we wa kabiri ukurikiraho. Ibyo rero bivuze iki?
icya mbere ni ukubaka a totalitarian state ishingiye kuri dynasty y'umuryango. Ni ukuvuga ngo igihe ubu ngubu mu Rwanda uko ubona u Rwanda uhita ubona Kagame, hasi ya Kagame hahita haza umuryango we mu kintu cyabo. Ni ukuvuga ngo urabikorera, urahamagara abaminisitiri n'abaminisitiri bariho ubu ngubu, urahamagara abari abadepite n'abadepite bariho ubu ngubu, urahamagara abacamanza bariho ubu ngubu n'abagiye, urahamagara abasirikare bakuru. Ni ukuvuga ngo inzego z'igihugu cyose urazifashe uzishyize ahantu hamwe. Ubundi mu bihugu bigendera kuri demokarasi habaho ikintu cyitwa separation of powers. Ni gake wajya kujya gusanga ugasanga hari ikintu gihuza executive na legislature na judiciary. Mbona ngo ubahuze, ubabwire ko bagomba kujya gukomeyivinga ku kintu kimwe, kuko urwego rumwe rukwiye kuba rukontororwa n'urundi kandi urundi rukaba rubaza kugira ngo rufashe abaturage. Umucamanza ukomeye Chief Justice agiye byatinze kuvuga ngo nyakubahwa First Lady akamuhamagara mu nama kuriya, bazanye urubanza mu nkiko rugaragaramo First Lady, urwo rubanza ntiyaruca, ahubwo First Lady yamubwira ati uwo ngo mugene mukatira imyaka 20, kandi mu Rwanda niko bimera. Iriya rero ibishyiraho bikirimo kuba mu Rwanda, barimo kubaka a totalitarian state ishingiye ku muryango no kuzagira ngo ejo bubaka a dynasty, kuko niba ukoze nka biriya ugahamagara umugore agahamagara abantu bakuriya, n'ejo n'umwana azabikora. Ejo umugore ahamagara, igihe nikigera abana nibamara gukura nabo bazajya bahamagara abantu babashyire hariya bakoresha ibintu. Ibyo rero ntaho biganisha, kandi ntawe ushobora kubaza, nta n'ushobora gusiba. Ibyo rero ni ibintu cyane cyane bigamije gutera abantu ubwoba. Uti rero ugenda gute? Uzarebe ibiganirwa muri iyo Unity Club, cyane cyane ngo ni jenoside, ni urugamba, n'iki, ibi byose, ku buryo bigeze aho ngubu noneho aho ari Kagame ari umugore we atangiye kuvuga ngo uko twapfuye ni ukuvuga ngo jenoside ubu ngubu mu minsi iri imbere ntabwo izaba n'iy'abarokotse ku icumu, izaba ahubwo noneho jenoside ni Kagame uzaba ugaragaza ko yayirokotse we n'umugore we n'umuryango we, kuko nayo barimo kuyapropriatinga. Ntabwo ushobora kwibaza mu bintu nka biriya abakabaye barimo bavuga n'ibyo bintu bya jenoside yenda n'abaresikape bakwiye kuba barimo gusobanura uko byabagendekeye. Ariko ubu ngubu Kagame umugore we n'abandi baza kuvuga ibyo ngibyo. Aha rero bishaka kugaragaza ikintu kimwe, kugoreka amateka. Kiriya kintu cya Unity Club ikiba kivuga ni ukuvuga ngo Kagame niwe wateguye intambara, niwe wayitangiye, niwe wayirwanye, niwe wahagaritse jenoside, adahari twapfa tukarangira. Igihe azaba adahari murebe uzaba uhari wundi uzamusimbura uyu nguyu. Biriya rero ni ugushaka kwintimidatinga abanyarwanda no kubereka ko nta buyobozi bagira. Ariko uzajya ureba biriya bintu bya Unity Club hakabamo n'ibintu by'amaguye, kuko niba nibuka neza Unity Club yabaye bwa mbere, ngira ndakeka ko aribwo icyo gihe hari haje ibintu bya sanctions zije, bazana ibintu bya Unity Club, abantu baravuga, Kagame araza avuga ibyo avuga aho ngaho no gutera ubwoba, kugira ngo abanyarwanda bari babonye biriya bintu bya sanctions zabateye ubwoba
bumve noneho ko yenda Kagame afite ingufu z'umurengera. Iya kabiri niba nibuka ishobora kuba yarabaye Karasira bamwishe. Karasira nyuma arangije gupfa ako kanya haza kubaho ibintu byinshi byavugikaga byinshi kugira ngo bazimye ibyo byavugikaga n'abo baresikape bari babaye baratangira batugiye muri Unity Club bavuga ibintu bya jenoside. Iyi ejo bundi muzarebe yabaye habaye iki, yabaye za raporo za UN zigiye gusohoka, bari baziriho bamaze kubibona, bazi ko abantu bazabibona batujye muri Unity Club. Igihe rero bagezemo niho babona umwanya cyambere wo guharabika abantu, wo gutera ubwoba abahutu, ngaho noneho no kwaka jenoside bakayaka abo yakorewe bakayiyitirira. Niko bimera, niko biteye. Ariko rero ntagiye kwizimba mu magambo, iya Unity Club ikigamije ni ukubaka a totalitarian state ishingiye ku muryango, buriya niko za dynasty zubakwa. Umva nyine civil society organization mu Rwanda zararangiye, hasigaye imbuto nyine, hasigaye Unity Club. Ibijyanye na politiki ni ibya Kagame n'umwihariko we, niyo bagenda kuvuga niwe wakoze ibi, niwe wakoze ibi, niwe wakoze ibi, niwe wakoze ibi, niwe wakoze ibi ngibi. Ibyo ni uko biteye. Igihe azaba adahari rero uwo nguwo wundi niwe ugomba kumusimbura. Ariko hari ibintu bimwe bijya bintangaza no muri za Unity Club n'ibivugirwamo. Harya bivuze ngo abangaba bakoranaga na Habyarimana, nimagaruke muvuge ibyo mwakoraga. We azatubwira ryari ibyo bo bakoranaga na Habyarimana nk'umuryango we. Niba umuntu agomba kuvuga ibyo ababyeyi be babayemo, we azatubwira ryari ngo nawe azicare hariya atubwira ati nanjye umuryango wanjye twakoze ibi ngibi, dore ibyo twakoze, dore uko byagenze, kandi turabizi. Njye amaraporo narayasomye, ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo wenda ni ibintu byo kungira. Embassy y'u Rwanda yari mu Burundi, bajya bimaze gutsindwa baragiye nta n'icyo banatwaye, amaraporo yose yasigaye. Abagiye muri ambasade amaraporo barayazanye, twarayasomye. Sinabo bonyine, hari n'abandi nka babiri bazi. Ariko niba uvuga uti abangaba bakoranye na Habyarimana bakwiye kujya ahangaha bakisobanura, wowe kubera ko tubizi ko namwe mwakoranaga na Habyarimana, niba gukorana na Habyarimana cyari icyaha ku muntu wese wakoranye nawe, mwemwe namwe ko mwakoranaga nawe, namwe mwajyana, namwe mukavuga ibyanyu. Harya ubwo mwavuye muti Burundi, mwaje hariya gute, byagenze gute, kugira ngo nabyo bizasobanuke. Kuki abo muhuje nabo ibibazo bo bajyara bakavuga wowe ntuvuge, kandi nawe ibyo byose nawe mwari mubirimo. Aho rero bijyanye byo kuyobya uburari, ugasanga umuntu ari hariya arashaka kujya guhumiliatinga abandi bantu. Bavuga ngo uvayo ngo uvuge uko mwatsinzwe, ngo kuva mu Mutara, ngo kugira Nyakayaga, ngo kugira ngo gihari uvuge ko mwatsinzwe. Ibyo rero ntabwo birimo magnanimity. Umuntu n'igihe umutsinze ukwiye kuha n'umwanya wo kugira ngo muri cyubahiro nuko wamutsinze ntushake no kwirwa ubimwigisha. Uhamagara abantu ukababwira ngo najye hari imbere y'abandi bajye kujya kwihumiriyetinga, bijya bivuze iki? Njyewe bamfatiye ahangaha, njyewe nagize gutya, nageze ko bagiye kunyica, mbona bampaye ibiryo. None se ubundi bwo ko bari abanyarwanda kubaha ibiryo, kuki bagomba kujya kubivugira hariya? None umuntu agatangira ugasanga abantu bamwe bari hariya kuba humiliated. Biriya rero izo za Unity Club ibyagiye bibamo nagiye nanjye mbikurikira, ni ikintu kirimo ikinyabupfura gike, kandi ni ikintu cy'ubuyobozi bwa gito. Ntabwo ushobora gufata umuntu waje akakuzaho aguhungiraho cyangwa ukavuga ngo waramufashije, noneho ukajya kumubwira ngo nimushyire imbere y'abantu, utangire uvuge
uko nakugaburiye uko nakuraje uko byageze gutya biriya ni iby'abantu n'ubundi batigeze bagira imbabazi na gato cyangwa batigeze bakora ngo bakuriraho abantu bamenya ikinyabupfura uko gikorwa kuko umuntu watsinzwe umufata neza ukamuha n'umwanya wo kumwishira kugira ngo ejo azashobore kujya mu bandi yumve nawe abarimo kumuterura ukamushyira hariya ngo najya kujya kuvuga uko yatsinzwe njye nibwira ko nta bumwe n'ubwiyunge buri muri biriya urakoze cyane akoze Jacques naza guca mu ijambo ariko hari ikintu uvuze ni bwa bakoranye Habyarimana babirebye bamwe ariko bo ntibavuga uruhare rwabo ni Jeannette Nyiramondo ashaka kuvuga ndumva ari kuko aho bigeze niba abantu bashaka kugira ngo nibyo byo navugaga abantu baba bavuga ati abantu bakwiye kugira ikinyabupfura ushobora gusanga yenda hari n'impamvu byabaye igihe ufasha abandi ukajya kubashyira hariya bituma ko noneho nawe ubwawe abantu bashobora kugutekerezaho nawe bakagira ngo byakubayeho n'uko byakugendekeye ujya gufata aba egisifara ukabashyira hariya nibatangira bajya kujya kuvuga ibyabo ugatera kudafata abandi ngo bajye kujya gutuka abandi ibitagize binaba harya wowe byagenze gute kandi utajya wibwira ngo biriya biba byabaye bitapanzwe biba byateguwe bagategura umuntu no kumubwira ibyo ajya kujya kuvuga hariya icyo nshaka kuvuga abanyarwanda ntabwo twakicaye ngo tuba turi ahantu muri iki gihe nyuma y'imyaka irenga 30 iriya ntambara irangiye jenoside irangiye ubwiyunge tuzabushakire muri humiliation ntabwo ubumwe n'ubwiyunge tuzabushakira muri humiliation ubumwe n'ubwiyunge tuzabushakira muri empathy aho abantu bagomba kumva bagafite empathy ku bandi n'uwo nguwo mu ex-fara watsinzwe ukamwumva ko umufitiye impuhwe atari ukumwicaza imbere ya hariya muri ngo avuge ko yatsinzwe ngo banakoma amashyi muri abavuga ngenda namuzina cyane kuko anafatwa na rimwe hari byarabizi ko turana ndanamuzi karana yaba umwana muto icyo gihe ariko kuba yavuga hariya bakamwekeza hariya ubwo se uyibwira ko abasirikare yenda muri RPA nta bigeze bafatwa turabizi twagiye tugurana abasirikare tukabaha abasirikare n'abakaduha abandi nonse wajya gufata umusirikare wafatiwe ku rugamba mu gihe wa PF kada kumushyira ngo ajya kujya kubwira uko yafashwe ngo bimara iki se bimara iki biriya rero icyo nshaka kubwira niyo bananyura mu bintu bimwe bitazigera bizana ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda ni biriya ibyaha abantu bamwe bagomba kuba humiliated abandi bakajya hari bagakoma amashyi abandi barimo kuba humiliated none ukibwira ngo abo ngabo muziyunga nabo niyo umwana wawe yaba yaragiye kwiga Sandhurst nk'uko yavugaga ngo wanjye yagiye kwiga ngo Sandhurst ngo n'uwa Kagame ubwo se wibwira mu mwana we aho yari yicaye akabona se avuga biriya byaramushimishaga erega buriya buri mwana wese abona se akamubonamo ubuhangange akabona se ari umuntu w'umugabo wamukujije wamubyaye nawe gufata umugabo akamubwira ngo jya uvuge ko wabaye imbwa none ngo n'umwana wawe n'umugore wawe ngo bazabashimisha ko umwana wawe bamujyanye Sandhurst ibyo ntabwo ntibishoboka nta muntu byashimisha na rimwe ariko se iyi myaka yose ishize kuki bakiri muri ibyo ko noneho babazanye bakabiriza no mu ngabo nkabona ko babahaye n'aya mapeti harya iyi integration izaba ryari kumva ko mu myaka ibaye 30 buri gihe byirwa bababwira ngo mugende hariya mugende muvuge ngiye iyo integration ubwo bumwe buzashoboka buti kuko umufato kamushyira hariya akabundi uranze ugafata ibintu ukamushyira hariya akabundi akavuga uko yamutsinze uriya ubwo se ubushaka kugira ngo ngabo ni bamwe ibyo rero ni ibintu biba mu Rwanda gusa ntabwo hano urugero nka hano abazungu ntabwo batsinzwe ku ntambara batsinzwe mu buryo bwa politiki uburyo bwo kumvikana ariko ntabwo nk'abantu muri ANC yajya gufata umuzungu bajya kujya kumushyira hariya ngo amubwire ngo abazungu nibatangire bavuge
uko batsinzwe ku rugamba uko bagize gute ibyo nta babyemera ntibikunda ntabwo navuga ngo ubumwe bwarabaye n'ubwiyunge byinshi njye nabaye mu gisirikare cya Uganda nyamara n'igihe njye narabaye no muri Northern Uganda y'intambara zabaga twajya turirimba n'indirimbo zimwe muri Uganda zaseserezaga abari baratsinzwe nyuma y'imyaka ibiri hasohotse itegeko rivuga ko izo ndirimbo zikwiye zihagarara burundu abantu bagomba no kuziririmba ibintu birarangira kandi muri cya gisirikare abantu batsinzwe biragira mu gutyo ariko nta wabahamagara ngo nimugende mujye kujya kuri uko mwatsinzwe so unity club rero nkuko nakubwiye ni ikintu cyo gutera ubwoba ikintu cyo guhimiriyetinga abantu ikintu cyo gushakisha victims gusa no gushakisha the vanquished noneho na victors nuko bimeze so ibyo nyine no kugira ngo ejo abantu bose bazumve ko ubutegetsi n'ubw'umuntu umwe n'umuryango we murakoze cyane yarabanje aratangira avuga ati reka mbaho urugero rw'ukuntu nabeshye mu gihe yageraga ku gukomezwa avuga ko yabeshye akibeshya ibyo atigeze akora kugira ngo akunde akomeze anavuga ati namwe muvugye nk'uko ati namwe wenda mwakwibeshya cyangwa mwagira gutya kandi aranabisasira aravuga ati hano hari abacamanza hari n'abandi ati nta wabikurikiranwaho ati nta mucamanza ati nta mushinjacyaha cyangwa umugenzacyaha wagukurikirana kuko uvuze ko hari ibi ngibi wakoze nanone ibyo bikanongera nanone uyu munsi tuvugana uyu munsi Makuza Bernard Makuza ari mu bibazo bikomeye cyane kuko yari yitezwe hariya muri Unity Club ko agomba kuvuga ibyase kandi uwo ni umugabo wa Nyirasenge Kagame ashaka ko nawe yandagaza Makuza ntiyabyemera nawe byari byapanzwe nk'uko wabivugaga ntabwo yabyemeye ubu ngubu rero ari mu bibazo iki kintu Kagame we kimwungura iki kugira ngo ahabwire abantu ati dore nanjye narabeshye tugiye nari nyiri umwana namwe nimuhaguruka imbere yanjye mubeshye byo bimumarira iki biri mu we murongo abantu bakumva ko bifite inyungu kuri Kagame urakoze cyane n'uvuze ibintu bibiri ikintu cya mbere icyo kubeshya cyo ngira ngo ni ikintu kiri pathological kuri Kagame ni ikintu kimubamo burya hari umuntu ubaho akabeshwaho no kubeshya cyangwa akaba ari ukuntu yenda yaba yarakuze noneho uko kubeshya kukamugeza ku bintu runaka icyo ni ikintu kimwe ikindi cya kabiri Kagame mu myifatire no mu mitekerereze ye usanga yumva arenze cyane icyo ari cyo akumva arenze ikintu icyo ari cyo akumva ari igitangaza kandi nyamara yibuka ko kwicisha bugufi uri n'umuperezida ntacyo byatwara mu buryo by'ubuperezida bwe ngira ngo ajya yumva kwibwira ko ahari abantu batamubona ko ari perezida agashaka kugaragaza ati ese murambona murashaka kumbona ndabyibuka rimwe yigeze kubwira Karegeya ati ariko wowe ati nta nubwo wigeze wemera ko ndi perezida Karegeya aramubwira ati ariko se iyo ntabyemera ko uri we nabyemeye byagutwara iki ariko ubwo urumva nuko yamubonaga yenda baganira akabona ashaka kumuganiriza nk'umuntu akumva mbese atamushyize hejuru cyane biriya rero byo kubeshya ni ibintu we yumva byaramugejeje ahantu yenda ubundi atakageze ariko yarangiza akabigira umuco muzarebe n'ubu ngubu ajya imbere y'abanyarwanda ati ntabwo turi muri Kongo ati batubeshyira ngo turi muri Kongo neza utabizi nina kandi abana babo bariyo barapfa barabibona ati abo batubeshyira ngo turi muri Kongo yarangiza yamara nk'ikindi cyumweru akagira atari ubundi kuki tutaba turiyo kuki tutajyayo nose aho ngaho izo personality aho ngaho atari ikibazo umuntu umwe avuga ikintu uyu munsi ejo akagihindura ukibwira ko bimeze gute so icyo warumbarije uti iki kintu cyo kubeshya
nibwira ko ari ikintu kiba kiri mu mibereho y'umuntu akabeshwaho n'ibinyoma, ariko ikibazo kiriho mu Rwanda ni uko ibyo binyoma ababa bamwicaye imbere batashobora kubinyomoza, noneho yarangiza akumva nyine ko abeshya bakamukomera amashyi kikaba ikibazo. Hanyuma urubuze uti nk'ibira bya Bamakuza uti buriya Kagame abyungukira mu iki? Ese ni nk'ibi yishe Karegeya yasize imyaka ubu ni 12, kuba kivuga Karegeya buriya akamugira nk'ariya yumva Karegeya azazuka ngo noneho azafata ubwo butegetsi bwe, mubona aba ari aho bombatiye nk'uko mujya mubona inkoko zibombatiye amagi. Waba uzi ko umuntu atakiriho ukajya kujya kumuvuga kuriya? Ibyo rero ibyo mubona by'ibya Bamakuza no gushaka kumva ko ngo agomba kumuvugisha ibintu nk'ibyo, nuko Makuza ni mu myaka, ni umugabo mukuru nkatwe twese, ashobora kuba avuga ati humiliation imaze kugira irahagije, bazakora ibyo bashaka. Ibyo by'uwambwa ngo bavuga ngo njyewe wapfuye koko, nko mu myaka iyo mfite use mfuye haba ari igitangaza. Ubuse ubona nk'utwo nkatwe tuba dusigaje ingahe n'ubundi, ku buryo noneho umuntu yaba yapfuye hanyuma zo yapfuye byatangaza imyaka yo tuba dufite. Ubundi ko turi muri mu nyongera, ubundi life expectancy y'Abanyafurika ubundi twayirengeje kera. Ibyo ni ibiki noneho rero nka Makuza ashobora kamaze kugeza mu myaka kavuga ati kuva muri za 20 abantu bangaraguza agati kumbwira ngo ni nkomeze njye muri ibi ngibi, ntabyo ndi bijyemo, bazakora ibyo bashaka. Nta nubwo ari bwo bwa mbere ibyo bintu byigeze kuba. Nigeze kumva na Irinda bivuga ngo nigeze kuzana ngo nanga kubisinya, ariko si nabwo bwa nyuma. Twigeze kujya no mu Kagera buriya muri 2008, Kagame azana cya topic twarimo kuganira ibintu bijyana n'ibintu bya industrialization, noneho azana ngo ikintu ngo cyitwa ngo mindset. Hatangira abantu bose baravuga umunsi wose mindset, ariko ubwo bavuga iyo mindset bavuga iki? Umuntu agahaguruka, nyakubahwa perezida wa repubulika uko ujya utubwira ntitwumva, ntitugira gutya kugira ngo nari nk'umuntu wenda nk'umuntu myaka nka 80 arimo kugenda agezeho ndamubwira ngo ngewe ibyo nagomba kuvuga abantu bose babivuze, ntabwo buri cyo mvuga. Arantambuka ngira ngo wicaye kwa Rwanda hirya yanjye hari Gasana ngira ngo nabagize Karegeya ari nahanze uzanamubaze, kuko ntabwo navuga ikintu kitigeze kiba kuko ari uzamubaza. Ageze kuri Gasana ati nanjye ati nkuko